Mu gihe u Rwanda rusoza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ruswa. Mu cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa hakozwe ibikorwa byinshi harimo gushishikariza abaturage banasobanurirwa ububi bwa ruswa ndetse hanakorwa amarushanwa y'amatsinda ashinzwe kurwanya ruswa mu turere twose tw'u Rwanda. Madamu Aloysia Cyanzayire umuvunyi mukuru yavuze ko kurwanya ruswa bireba buri munyarwanda wese, anaboneraho gushimira urugaga rw'abikora PSF ku ntambwe bagezeho mu kurwanya ruswa ndetse yongera kubashishikariza gukomeza kuyamaganira kure kugira ngo iterambere ry'igihugu rigerweho ijana ku ijana. Itsinda ruswa bisaba ko habaho gusengera umugozi umwe no kumva ko buri wese bimureba. Nk'uko twese tubizi, aho ruswa yahawe intebe nta terambere rishoboka, kuko umutungo w'igihugu utwarwa n'abantu bake kandi bakabikora mu nyungu zabo gusa. Ibikorwa remezo ntibishobora kubakwa n'ibyubatswe ntabwo bishobora kuramba. Imishinga na gahunda za leta bibasha kugirira umuturage akamaro ku kigero cya kifuzwe, kuko amafaranga menshi yagakwiye kugenda muri izo gahunda, muri izo bikorwa aba yaremerejwe. Francis Kaboneka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, we asanga kurya no kwakira ruswa atari ubukene nk'uko byagiye bigarukaho namwe mu matsinda yagiye atanga ibiganiro, dore ko hari abaka ruswa bitwaje umushahara muto, ariko kandi hakomeza ashimangira ko ruswa yakwa n'abakire gusa. Ruswa ntabwo iribwa n'ubukene. Ushobora gusanga umuntu w'umukene w'inyangamugayo akanga kurya ruswa, nta n'icyo afite yangamugayo. Ugasanga ufite ibya mirenge n'igiceri ikimunyuze imbere cyose arasaba ku muntu. Navuga ko ruswa ni ingeso mbi kandi ingeso ushobora kuvuga ko akenshi zituruka mu burere, uko umuntu yarezwe, uko yabayeho. Byabisaba twese inzego bireba, cyane cyane mu burere duha abana bacu, niba dushaka kwica burundu mu gihe kiri imbere, twubaka igihugu cyacu kugira ngo mu myaka ingahe izabe wenda tumeze n'ibindi bihugu, kuko hari ibihugu kurya ruswa ari kirazira, bashobora no kugushyira hariya bakakurasa bikakubera isomo. Kurwanya ruswa ni imwe mu ntego leta y'u Rwanda yihaye ifatanyije n'inzego z'ibanze, ari naho ruswa ikunda kugaragara. Kangwage Justus, umuyobozi w'akarere ka Rulindo, aratangaza ko ubukangurambaga bwo kwamagana ruswa bugomba guhera mu rubyiruko, dore ko akarere ka Rulindo ari kamwe mu turere twahurije hamwe abana bato hagamijwe kurandura ruswa bahereye mu rubyiruko. Nuko twakizeho ubupfura, hari uburyo dutoza abana bakiri bato mu mashuri amato cyane cyane n'ayisumbuye, ntituragera muri kaminuza. Twabyise dukurana ubupfura. Iyo dukurana ubupfura, iyo ni gahunda akarere ka Rulindo gafitanye n'imiryango itegamiye kuri leta, tukigisha kugira ngo ibyo dukora bigire n'abandi bazabikomeza, kuko urugamba rwo guharanira imiyoborere myiza ndetse n'iterambere rizira akarengane, ibyo buri wese abigiremo uruhare. Ni gahunda igihugu cyihaye cyo kutagira n'umusigara inyuma. Muzi ko iyo hagize urengana se cyangwa mu buryo bwa ruswa se cyangwa gutinzwa kubona ubutabera, uwo muntu aba yasigaye inyuma mu majyambere. Akaba rero tubikomeyeho kandi bizakomeza. Ruswa ni kimwe mu bimunga ubukungu bw'igihugu ndetse ikanatuma hadatanga ubutabera burambye. Imibare igaragazwa n'ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda igaragaza ubwiyongere bukabije, aho bwakiriye amadosiye agera kuri 411 mu mwaka wa 2015 bivuye ku madosiye 143 mu mwaka wa 2014.